Ubushize twaganiriye ku kuntu binjiza amakuru muri Excel twifashishije urugero rw'amakuru y'ubucuruzi bw'imbuto zacurujwe umunsi. N'ubundi tugiye gukomeza twifashisha urwo rugero, dukomeza ubusesenguzi bw'amakuru y'ubucuruzi nk'uko ubushize twabibasezeranyije. Muribuka ko ubushize twasoreje kuri imbonerahamwe, dusigaje kongeramo amakuru y'igicuruzo cya byose twifashishije formule. Nk'uko mubizi rero, igicuruzo cya byose gihwanye n'igicuruzo cya kimwe dukubye ingano y'ibicuruzwa. Ubwo rero turandika iyi formule muri Excel bango bihwanye. Uzirikane ko igihe cyose ugiye kwinjiza amakuru ashingiye kuri formule cyangwa function utangira wandika bihwanye. Ikimenyetso cya bihwanye nicyo Excel imenyeraho ko ushaka kwinjiza amakuru ukoresheje formule cyangwa function. Rero mbere yuko dukomeza reka tubanze twibukiranye ibimenyetso by'ibanze bikoreshwa mu gusesengura amakuru y'ubucuruzi, igura n'igurisha cyangwa igurana. Ndetse tunareba ibimenyetso bibiranga muri Excel. Hari uguteranya birangwa n'akamenyetso gasanzwe k'uturongo tubiri tunyuranamo, kamwe gahagaza kandi gatambitse bigakora ishusho y'umusaraba. Ugukuramwo nabyo birangwa n'akarongo gatambitse nk'ibisanzwe. Kugabanya byo birangwa n'akarongo kaberamye. Gukuba bikarangwa n'akamenyetso k'akanyenyeri. Ubusanzwe tuzi ko gukuba birangwa n'akamenyetso gasa n'inyuguti ya X. Ibyo rero byahise bituma kuri Excel bihinduka, kuko Excel ntabwo yajya itandukanya X yo gukuba na X y'inyuguti. Bituma bifashisha akamenyetso k'akanyenyeri. Ibimenyetso rero muri Excel bikoreshwa mu buryo bumwe. Ni ukwandika formule muri cell ushaka gushyiramo ayo makuru, hanyuma ibindi Excel ikabikora. Urugero, reka dukomeze twinjiza amakuru y'igiciro cya byose mu mbonerahamwe yacu y'amakuru y'ubucuruzi bw'imbuto zacurujwe uwo munsi. Turandika bihwanye hano muri cell ya mbere, hanyuma duhitemo cell ya mbere y'igiciro cya kimwe. Niturangiza dukube cell ya mbere irimo ingano. Niturangiza dukande enter twemeze. Urabona ko igiciro cya byose kise kishyira mu igihumbi dukubye kabiri ni 2,000. Kadukureho decimal numbers, imibare y'ibice. Okay, naha biraba uko bihwanye igiciro cya kimwe dukube ingano igiciro cya byose. Dushobora no guteranya imibare iri mu maseruzi dushaka guteranya tutarinze gukirika kuri cell. Urugero, bihwanye 500 dukubye ni nusu nyine, ni igice cy'ikiro 250. Hanyuma rero icyiza cy'uburyo bwa mbere bwo guteranya addresses za cells ni uko igihe amakuru yo muri izi cells ahindutse no mu gicuruzo cya byose bizahinduka. Katuvuga urugero, hano dusanze twibeshye ataraguze nusu y'ibinyomoro, ahubwo yaraguze ibiro 2 by'ibinyomoro. Ninshyiramo kabiri, hano igiciro kireta gihinduka. Murabibona ko kise gihinduka. Hano harimo inusu ari 400, kizemwe ibiro 2 bihise biba 600. Ariko hano twakoresheje imibare duteranya. Turamutse duhinduye hano nta kintu na kimwe cyahinduka hano. Nicyo cyiza rero cyo guteranya address za cells. Igihe cyose amakuru muri izi cells ahindutse, nahangaha birahinduka. Urabona turaha ni selecting a cell, urabona ko hano muri formula bar batwereka formula irimo. Ya formula bar twabonye dutangira introduction ya Excel. Ariko se aho currency y'amadolari yaje mwite. Copy and paste. Buretse gato mbereka gakuryo ka Excel. Urabona hano muri cell ya mbere nibeshye hajemo settings cyangwa se formats zitandukanye n'ibyo nge nshaka. Hajemo currency y'amadolari kandi nshaka iy'amanyarwanda nkuko mu zindi cells zikurikira bimeze. Urabona ko witegereje hano hejuru muri ribbon group irimo formats za cells. Urabona ko muri cell ibanza iri muri custom, mu gizindi ziri muri accounting. Izi formats rero nizo zirimo gutanga rira tandukaniro. Rero aho kugira ngo nje muri settings nyinshi kugira ngo mbihindure, nshobora guhita nshishura. Ubwo ndavuga copy, cell imeze neza irimo amakuru ari muri format nkeneye. Hanyuma nkayomeka. Ubwo ndavuga paste. Muri cell nshaka gushyiramo formats nkeneye nkuko mubibona. Nureba neza urabona ko ibyo nashishuye muri cell ya F3 bidasa neza nibyo nometse muri cell ya F1 ya F2 ibanziriza. Excel yafashe formats zari muri cell F3 abari zikopiya muri cell F2.
imibare cyangwa values irabyihorera. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Excel yakopiye formule n'izindi settings ziri muri iriya seru ya F3 aba ari byikopiya muri seru ya F2. Bityo igiciro cya byose cyo muri seru F2 ntabwo cyabaye 400 nk'uko bimeze muri seru twakopiye, ahubwo cyakomeje kuba icyanyacyo 2000. Ubwo rero niba tubonye ko iyo dukopiye series tuba dukopiye formats, settings na formule biri muri iyo seru, ubwo turabyifashisha twuzuza amakuru y'igiciro cya byose mu zindi seru zisigaye. Aho guhera ruhande twandika formule muri buri seru, ahubwo tugiye guselectinga series zose zisigaye hanyuma dupestingemo ya copy ya seru F2. Tarara pa byabaye. Buretse gato, reka dusubire inyuma. Akandi gakoryo nshaka kubabwira mbere yuko dukomeza. Uramutse ushaka gukorera copy values, ubwo ndavuga imibare, formats, settings, formule tukabisiga, twakoresha commande yitwa paste special. Paste special rero twagiraho bigenze gute? Turashishura bisanzwe, ubwo ndavuga copy. Hanyuma nitujya komeka, ubwo ndavuga gupestinga. Turajya muri seru cyangwa series dushaka gupestinga mwa makuru yacu, tuyihitemo select, hanyuma click right click kuri mouse. Haze dialog box. Tureba handitse paste special, tuhahitemo. Hanyuma haze indi dialog box. Duhitemo handitse values. Tarara byabaye. Urabona ko noneho imibare ariyo ibaye pasted. Buriya amaformule yasigaye. Buretse gato, reka dusubire inyuma nanone. Urabona hano muri dialog box harimo uburyo bwinshi twahitamo gupestinga amakuru yacu. Harimo gupestinga formulas and the number formatting, keep source formatting, no borders, transpose. Transpose ihindura amakuru icyerekezo. Bishatse kuvuga ko ibintu byari mu mirongo ihagaze ihita ibishyira mu mirongo itambitse. Hasi hano dufite paste picture link, tuzarebaho bitandukaniye muri video zizaza. Dukomeje rero, reka mbereka kandi gakoryo. Hari uburyo butatu dushobora kuzuza amakuru yacu muri izi series zisigaye tutigoye. Uburyo bwa mbere twabubonye bwo gukora copy hanyuma tugapestinga. Uburyo bwa kabiri dushobora kuza kuri seru imwe irimo amakuru ameze neza dukeneye gukorera copy, tukayihitamo select, hanyuma tukajya mu nguni ya seru iburyo hasi harimo akantu kameze nk'akadomo, ukagashyiraho mouse. Urabona ko mouse nayo ihita ihindura akamenyetso, bivuze kuba wagafatishije. Hanyuma ugakanda left click kuri mouse, ugakomeza ukanze, ukamanura werekeza muri series zose ushaka gupestingamo. Mbese ukabikora nk'urimo guselectinga. Wagera aho bihereye ukarekura, amakuru ahita yishyiramo. Easy. Uburyo bwa gatatu rero ari nabwo rurangiza, ni ukugera kuri ka kadomo, wamara kugafatisha ugahita ukanda double click na left click, amakuru agahita yuzuza. Ndetse iyo bigeze aho amakuru bijyanye agarukiye birahagarara, Excel irabimenya. So simple. N'ibindi bimenyetso rero, gukuramo, guteranya no kugabanya, bikoreshwa kimwe nk'uko tumaze gukoresha icyo gukuba. Reba kandi gakoryo rero. Murabizi ko hari igihe ufata umubare muto ugakuramo umunini bigatanga umubare uri muri negative. Impamvu ishobora kuba igihombo. Dufatiye urugero ku bucuruzi. Igihombo kibaho igihe ufashe igicuruzo ugakuramo ikiranguzo ukabona ntibihura, biragusaba kwikoramo. Iyo ayo makuru tugiye kuyashyira ku rupapuro, ubwo ndavuga mu nyandiko, imbere y'iyo mibare dushyiraho ikimenyetso cyo gukuramo. Hano muri Excel rero, iyo twaformatinze series muri accounting, imibare iri muri negative irangwa no kuba mu twugarizo brackets, ariko duhinduye formats tugashyira muri currency, imibare irahita yandika mu buryo dusanzwe tumenyereye. Ako na kandi gakoryo. Ubwo rero tumaze kuzuza amakuru twari dukeneye yose, reka turebe igiteranyo cya byose. No kuvuga amafaranga yose hamwe yinjiye uwo munsi. Turajya hasi hahera kuri row ikurikira irimo igicuruzwa cya nyuma, bivuze ko ari nacyo cyaguzwe bwa nyuma kuri uwo munsi. Dutangire duteranye ibiteranyo bya byose kuri buri rubuto. Dora kandi gakoryo rero sasa. Aho kugira ngo tugende duteranya seru imwe ku yindi, turakoresha icyo bita function. Akazi kihute. Icyo turi bukore, turandika bihwanye nk'ibisanzwe. Dukurikizeho izina rya function sum, bivuze igiteranyo. Niturangiza dukurikizeho utwugarizo brackets. Ikitonderwa, buri function yose uzakenera gushyira muri seru, uzabanza ikimenyetso cyabihwanye nk'uko twabivuze ubushize, hanyuma ukurikizeho izina rya function, hanyuma ufungura utwugarizo. Amabwiriza yandi yose asigaye y'iyi function ajya muri brackets. Icyo kintu mukizirikane. Dukomeje rero na function ya sum, turahita duselectinga amaseries yose arimo ibyo tugomba guteranya, hanyuma dukande enter. Tarara byabaye. Reka twagura impande za kolone amakuru agaragare. Iyi era y'utumenyetso twa dash cyangwa urwego
imenyesha ko amakuru ari muri iyo seru ari maremare adakwirwamo, bikagusaba kwagura impande za korone kugira ngo akwirwemo. Nizere ko agakoryo ka function ya sum twakabonye. Reka mbere kukundi kuntu twateranya iriya mibare dukoresheje commande ya autosum. Turaselectinga cyangwa turahitamwo amakuru yose dukeneye guteranya. Niturangiza twerekeze kuri ribbon gushaka commande ya autosum, tuyikandeho. Tayare igiteranyo kita kiyandika munsi. Tarara! Mbere yuko dusoza rero reka mbanze mbereka kandi gakoryo kanyuma. Naberetse function ya sum. Dufite na function ya product. Product ni igikubo cy'ibintu bibiri cyangwa byinshi nkuko sum twabonye ko ari igiteranyo cy'ibintu byinshi. Function ya product dushobora kuyikoresha rero dukuba ibintu byinshi. Urugero, kadufata urutonde rw'imibare 10 10 10 10. Nidukoresha function ya product bihwanye product, dufungura utwugarizo, duselecting imibare dushaka gukuba, dushobora gufunga utwugarizo cyangwa se tukabyihorera. Iyo dukanze enter, Excel iratwifungira. Tarara, murabona ko tubonye ibihumbi 10. 10 dukubye 10 ni 100. 100 twakuba 10 ni igihumbi. Igihumbi dukubye 10 ni ibihumbi 10. Mu gihe turamutse dukoresheje function ya sum biduha 40 igiteranyo cya byose. Tubonane muri video izakurikira. Peace and love.